Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. Ese nukubera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizame cyawe urakora mu kanya ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukore rimwe witutsinda ikintu ubusabwa, nukubonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye ukibonera ku gihe, mbere y'uko ureba ino video ujya hasi hasi umukara handitse ijambo ngo subscribe ukakanda. Iyo umaze kwandika ikintu cyose kizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icyambere, yaba aya masomo ngenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe, byaba bira bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame, genda gishyiraho ukagira ahita ukibonera ku gihe. Kanda subscribe rero niba uri hafi gukora kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ushaka kode aho waba rose mu gihugu uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 078 935 16 katubwira kare ushaka gukoreramo, itariki ushaka ndetse n'isaha ushaka, tukaguha n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Ushaka kwiga uri kure bitakunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa se bitewe n'akazi ukora bitakunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Murabizi haje ikoranabuhanga, banakwigisha uri kure ikintu kize muri computer yanjye ukakibona muri telefone yawe. Nibwo buryo dukoresha nka gusobanura dusa nkaho twicaranye, nubwo waba uri kuri ikintu ubusabwa no ufite smartphone ukaba ufite na internet. Rero mutwari cyangwa muduhamagare ni kuri 078 935 16 tubafashe gukora rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko bamaze gufata agapapuro, ndakeka ko bamaze gufata agakaramu, ndakeka ko bamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo icyapa gisobanura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Icyapa cyacu ese urabona gifitiye ishusho? Ese uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari impande enye cyangwa ni impande eshatu? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera. Iyo batavuze ngo ubuso bwera baravuga ngo ubuso bw'umweru, byose ni kimwe, n'ibirango by'umukara. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo baba baduhaye ibisubizo 4, ugahitamo kimwe ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kuri amanota uri buze kugira kuri 20 umenye ayo wari kugira iyaza kuba ari wowe ukoze kino kizame. Ara ngo umuhanda ugabanyijwemo ibisate bibiri. Mbega ngo umuhanda ugabanyijwemo ibisate 4. Sega ngo inzira y'icyerekezo kimwe, nkwibutsa ko inzira y'icyerekezo kimwe ni yanzira iyo bamaze kuyinjiramo ukomeza imbere mpaka kuyivuyemo, utemerewe kuba wahindura icyerekezo. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Ese hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni de, kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Kino cyapa bakunda kugishyiraho iyo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe. Murabizi amategeko agenga inzira y'icyerekezo kimwe ntabwo ari kimwe n'amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo. Ubwo rero iyo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe noneho ugiye kwinjira mu muhanda ubisikanirwamo, hari abaza bagusanga nawe hari aho uri kugenda ujya nyine mu muhanda ubisikanirwamo, bashyiraho kino cyapa kiburira kikubwira ko wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Niyo mpamvu duhisemo isoki kuri aricyo de, kugenda mu muhanda ubisikanirwamo. Niyo mpamvu tuyacyanditse ku papuro. Utari wagihisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamuri bukore mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa bandi ari ngo abanyamaguru. Mbega ngo ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizami yavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, babashatse kwa ngo A iraba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ize kuba ari igisubizo cy'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ho A ntabwo araba ari igiso cy'ukuri, B ntabwo araba ari igiso cy'ukuri ndetse na C ntabwo araba ari igiso cya nyacyo. Ese hano araba ari igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo 4 baduhaye.
tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni C A na B n'ibisubizo by'ukuri. Akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, harimo nk'amagare murabiza agendera ku biziga bibiri nka za velomoteri. Ndakeka ko gutamo rero C, ndakeka ko kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, ariko nkwibutsa ko kode ziri kuboneka zaba iza provisoire ndetse n'izo kuri kategori. Fata telefoni yawe utwandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 335 1626 tubigufashemo aho waba uri hose mu gihugu. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha hegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha tumenyesha iki? Kuri buri kibazo baba baduhaye ibisubizo bine ugahitamo kimwe cy'ukuri. Arabanga igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. Mbega ngo hegereye umurongo ukomeje. Sega ngo igabanirwa ry'umubare bisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Deka ngo A na C nibyo. A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano muri iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. Isobanuye igabanirwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Hano ikintu ndagusobanura iyo bavuze ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyangwa rino jambo umuyobozi iyo ubonye barikoresheje ano mategeko y'umuhanda baba bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga, ntabwo bari kuvuga umuyobozi mu nzego za leta. Oya, umuyobozi w'ikinyabiziga niba ari imodoka ni umushoferi, niba ari ipikipiki wa undi mwita ngo umumotari. Hano rero ujye umenya ko iyo bavuze umuyobozi nibyo baba bashatse kuvuga, ntujye ugira ngo ni mu nzego runaka. Ndakeka ko utama rero C, ndakeka ko kuyandika ku papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwabo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira. Uri umuyobozi utwaye ikinyabiziga uri kugenda mu muhanda ariko ubugari bwawo ntabwo bwakwemerera kunyuranaho, unyuranyeho wateza ibyago cyangwa se byaguteza inkomyi. Ese uba ushobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru umaze kureba iki mwa bino baduhaye? Hano ibisubizo bine baduhaye. Araho ngo umuvuduko w'abanyamaguru. Ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro? Mbega ngo ubugari bw'umuhanda. Ese umuhanda ni mugari cyangwa urafunganye? Sega ngo umubare w'abanyamaguru. Ese hari abanyamaguru babiri cyangwa hari benshi? Mbega ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ko nta giso cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igisubizo cya nyacyo ni ikihe? Hano impamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo, icyo wareberaho cyose uri umuyobozi w'ikinyabiziga ntabwo uba wemerewe gutwarira ikinyabiziga mu kayira k'impande k'abanyamaguru. Icyo wareberaho cyose ntabwo biba byemewe. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko aramuzwe itamo D, ndakeka ko aramuzwe yandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Uri hafi gukora, ukeneye gukora rimwe ukazahita utsinda. Jyaho hasi hasi umukara ndetse subscribe wakande ikintu cyose nkiraho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Amasomo mugenda munsaba, ikizami cyose kiba cyakozwe, nkakunda gupostinga n'ibibazo bikunda kuza. Ibyo byose kugira ngo ujye uhita ubibonera ku gihe, ujyaho hasi hasi umukara ndetse subscribe ukakanda, najya mbishyiraho ukajya uhita ubibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe baragusharinga linki kandi nawe ufite smartphone. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo. Birabujwe gukora andi matara cyangwa utugarura muri uretse ibitegetswe ariko ntibireba amatara akurikira. Biba bibujwe gukora andi matara ngo uyayomeke ku kinyabiziga cyawe cyangwa utugarura muri, ariko baratubwiye ngo ntibireba amatara akurikira. Ubwo yo ushobora kuyakora uko ushaka. Ayahe?
ariho ngo amatara ndanga, mbega ngo amatara ari imbere mu modoka, sega ngo amatara ndanga burumba raredeka, ngo ibisubizo byose nibyo. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igiso cya nyacyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, amatara ari imbere mu modoka. Ukuntu biba bimeze ari amatara ari imbere mu modoka, uba wayigira uko ushaka. Hari imodoka ujyamo ugasanga irimo ay'umutuku, hari iyo ujyamo ugasanga irimo ay'umuhondo, hari iyo ujyamo ugasanga irimo ay'icyatsi. Ayo ushaka wajya unayahindura buri munsi ukayagira uko ushaka. Niyo mpamvu duhisemo B, amatara ari imbere mu modoka. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wayihisemo n'ikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya, murabizi ibibazo uragaruka ukosora kino kizame kimwe, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9, ukabona ibibazo 10 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe ukosoye, kugira ngo rero nugerwaho uzakore muri tutsira. Ikintu busabwa no gukanda subscribe hasi. Ibibazo biragaruka, ugomba gukosora kino kizame ukagisoza, kugira ngo ikirabazwa nyuma hari igihe aricyo cyaza mu kizame cyawe nacyo ube wakibonyeho, were kujya ukunda kosora uri gutaruka, kujya ureba ikizame ugisoze, nibyo bigufasha gukora rimwe ugahita utsinda. Niyo mpamvu uzibona hamwe na Rwanda Driving College TV gukora rimwe byabaye nk'umuco. Ikibazo cya 6 kikabaza ngo niye mpamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu? Hano ibisubizo bine baduhaye. Ara ngo igihe feri idakora, mbega ngo igihe uhumishijwe n'amatara yo kubisikana, se ngo igihe moteri imara ngo izime, ndeba bakatubwira ngo nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Impamvu tuba tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu nuko hari igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Iyo utagabanyije umuvuduko ukagenda ku muvuduko wo hejuru, kandi hari intera runaka utari kurebamo imbere yawe, birashoboka ko haba hari ikindi kinyabiziga cyaje mukaba muragonganye bikabateza ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda mukitwararika. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo ni iki ugomba gukora igihe uhagaze ku muhanda igihe cy'ibihu? Ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ese uba ugomba kwitwara ute? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ese ni iki ari ngo kureka amatara ndanga akaguma yaka? Mbega ngo kureka amatara yo kubisikana na kamenabihu akaguma yaka. Seka ngo kureka amatara yo kubisikana akaguma yaka, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kureka amatara y'urugendo akaguma yaka. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, ugomba kureka amatara ndanga akaguma yaka. Iyo bavuze amatara ndanga ni amatara ndanga cyerekezo, cyangwa se mwebwe nibira mwita ngo ni ibinyoteri. Niba ibinyoteri ari mu ndimi z'amahanga, niba ari ikinyarwanda umuntu bizi abyandike muri comment atubwire. Ariko ugomba kureka amatara ndanga akaguma yaka, ikinyarwanda cyiza ari amatara bayita amatara ndanga cyerekezo cyangwa se amatara ndanga. Ndakeka ko ramuzwitamo rero ndakeka ko ramuzwandika ku papuro. Utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya uhita ugikora. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8 kirabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Mu ntera ingana iki? Araba ngo metero 100, mbega ngo metero 50, sega ngo metero 40, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko icyo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano icyo cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 40. Uri kuvuga ngo ano matara yo kubisikana y'ibara ryera nijoro igihe ijuru rikeye
aba agomba kumurika ku buryo waba uri mu ntera nko muri metero 40 akakugezaho urumuri. Ndakeka urumuzitamo se, ndakeka urumuzikandika ku gapapuro utari wahisemo n'ikiramo kakijije mu kanya uhita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri ikarita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ikinyabiziga cyawe kiragonze ntabwo kiri gukora, cyangwa se ukigurishije nk'umuntu, biba ngombwa ko ibyanditse bireba nyiri ikarita bihindurwa. Biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro n'amahoro, haba mu baruwa ishinganye cyangwa se mu magambo. Ese ibyo bikorwa mu gihe kingana iki? Ari ngo mu mezi 2, beka ngo mu kwezi kumwe, sega ngo mu minsi 15, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Hano igiso cy'ukuri cya nyacyo urabona ari ikemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ko batubwiye ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, cyakagombye kuba igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Murabizi nk'aha tugeze hatari igisubizo cya nyacyo, bagomba guhita mbabwire cya nyacyo kugira ngo nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya ube wakibonye uhita ugikora. Biba bigomba gukorwa mu minsi 8. Hano hari iminsi 8 uri kubonamo. Oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamura akora mu kanya ukabona bashyizemo ngo ku nyuguti runaka ngo iminsi 8, icyo nicyo kiraba ari igiso cya nyacyo, uhita ugihitamo kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Murabizi intego yacu ni ukubibabwiraho hakiri kare kugira ngo nimugerwaho muzakorera imwe muhite mutsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Fata zino video uzisharinge ku nshuti zawe zishaka kwiga amategeko y'umuhanda, nabo baze dukorera imwe. Murabizi niyo ntego. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho ariko mwebwe mu ndimi z'amahanga mukunda gukoresha ngo kudepasa. Ni iki muri ibi rero uba wakwirinda? Ara ngo nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Bika ngo mu muhanda w'icyerekezo kimwe nawo basobanurire ni wa muhanda iyo wamaze kuwinjiramo ukomeza imbere mpaka uvuyemo, ntabwo wemerewe gukata ngo uhindure icyerekezo usubire inyuma. Seka ngo aho tugomba kurenza ibirometero 30 mu saha. Ikinyabiziga cyose gifite meteri uba ufite ahantu uri kurebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Hano igiso cy'ukuri cya nyacyo urabona ari ikemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A. Nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Unyuranyeho mu kona cyangwa udepashirije mu ikona, hari intera runaka utari kurebamo imbere yawe. Birashoboka ko hari ikindi kinyabiziga cyaba cyaje mugahita mugongana. Bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, muba mugomba kwitonda ukarinda kunyuranaho mu ikoni. Ndakeka ko uzitamo A rero. Ndakeka ko uzikandika ku papuro utari wahisemo n'icyaba kije mu kizamura akora mu kanya. Ndizera ko rahita ugikora. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanga nyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibinyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini munsi siro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Araba ngo amatara magufi. Beka ngo amatara ndangaburumbarare. Sega ngo amatara yo guhagarara umwanya munini. Deka tubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cyanyacyo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Ufata telefoni yawe ukatwandikira cyangwa ukaduhamagara ni kuri 078 935 16 tukabigufashamo aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga twazanye uburyo bwiza bwo kwigisha online dusa nkaho twicaranye. Ikintu ubusabwa no kuba ufite smartphone cyangwa zino telefone zigezweho, ukaba ufite na internet, tukakwigisha mu gihe gitoya kitarenze icyumweru n'igice cyangwa icyumweru bitewe n'umwanya ubonekaho ku munsi
nkakwigisha ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikindi uba waduha n'amasaha y'umugoroba nabwo turaboneka, mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 0789 35 16 26 tubigufashemo. Uri mu mujyi wa Kigali ho tuba twanagusanga ahantu uri tugahura tukigana turi kumwe, kiga igihe gitoya. Aho ni ku bantu bakunda kuba badafite umwanya uhagije, aboneka nk'umunsi umwe cyangwa ibiri, hasigaye iminsi 2 tukigana turi kumwe. Umunsi ukurikiye ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye muduhamagare ku izo nimero 0788 935 16 tubigufashemo. Hano muri Isoko Kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano Isoko Kuri nta kindi ni se amatara yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka no zitamo se, ndakeka no zikandika ku gapapuro. Utari wahisemo n'ikiramuka kije uhita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza buke cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze nk'igihe kibu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dusiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udusiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu iyo bagenda mu muhanda. Ku isonga akaba hari abantu barenze umwe, bagaragazwa ku buryo bukurikira. Bagaragazwa ku buhe buryo? Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Arangwa imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Mbega ngo inyuma ni itara ry'umuntu ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, bashaka kuvuga ngo A iraba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ize kuba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano igisubizo cy'ukuri cya nyacyo urabona ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni ni A. Imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo iki cyapa cyerekana. Tegereze neza, icyapa cyacu gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kino cyapa cyerekana iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Arangwa ifungana ry'umuhanda. Mbega ngo ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Sega ngo umuhanda utaringaniye. Ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi cyakagombye kuba igisubizo cy'ukuri ni ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda iburyo. Uri kubona ko umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere urafungana, ariko uruhande rwateje ifungana ni urw'iburyo. None kuri B bavuze ngo ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso, kandi igice cyateje ifungana kiri iburyo. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko iyo baba bavuze ngo ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda iburyo, twari guhitamo B. Hari rero bashyizeho ibumoso, niyo mpamvu hano twahisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko ubonye ibyapa biri kukugora, nabakoreye video iteguye neza y'ibyapa byo ku mihanda. Usubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukayireba. Umara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Kubera iki? Kubera ko bino bibazo byose byerekeye ku byapa bikunda kuza mu kizame biri mu iyo video. Kunikoze n'icyapa, ubusobanuro bwacyo n'ikibazo babazaho mu kizame. So kuri YouTube channel yanyu rero Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngororamuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Hano ijambo abagenzi bakoresheje ntuhite ukeka ko ari abanyamaguru, oya, n'ubundi bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga n'abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa cyangwa se umuhanda. Babibona gute? Ari ngo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera. Mbega ngo ibumoso babona iby'ibara ry'umutuku cyangwa bisa n'icunga rihishije. Iburyo
aho ni kuri B. Iburyo babona iby'ibara beka ngo iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rishije gusa. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igiso cya nyacyo urabona ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, mu gihe iburyo bari kubona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije. Ndakeka ko bamaze gutamo rero C, ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ukikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe. Iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo ibinyabiziga bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe. Ese mutegetswe iki? Ara ngo kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, mbega ngo guhagarara aho bageze, sega ngo koroherana, ndega ngo gukuraho inkomyi. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, muba mugomba koroherana. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Habaye impanuka, ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, biba ngombwa ko bayobya umuhanda. Ni igihe cy'imvura, ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, biba ngombwa ko bayobya umuhanda. Bagomba gushyiraho ibyapa birakwereka ahantu uranyura. Ese ibyo byapa bifite ubuso bw'amabara sate? Arabanga umukara, beka ngo umweru, sega ngo umutuku, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano muri iso cy'ukuri cyanya cyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Bibaye ngombwa ko bayobya umuhanda. Ese barakoresha ibyapa bifite ubuso bw'amabara sate? Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Nuko bakoresha ibyapa bitegeka, kandi ibyapa bitegeka birangwa n'iki? Birangwa n'ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Hano bari bakubwiye ku buso gusa. Iyo bavuga ngo ubuso bw'ubururu nicyo twari guhitamo, ariko hano nta bururu bashyizemo, bavuze umukara, umweru n'umutuku, kandi ibyo byapa bishyirwaho biba bifite ubuso bw'ubururu. Iyo badakoresha biriya byapa bitegeka birakwereka icyerekezo ugomba gucamo gitegetswe, bakoresha ibyapa biranga. N'ibyo byapa biranga bakoresha nabyo biba bifite ubuso bw'ubururu. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo, ariko nibakiguha bashyizemo ngo ubururu uzahita ugikora, nicyo kizaba ari igisubizo cyanya cyo. Murabizi mbagomba kubibabwira hakiri kare kugira ngo nimugerwaho muzakorere rimwe muhite mutsira. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kikabaza ngo ku mihanda yewe na minisitiri ubifite mu nshingano, ibyapa biburira n'ibyapa byerekana bigomba kugaragazwa kuva bwije kugeza bukeye n'urumuri rwihariye cyangwa amatara yo ku mihanda cyangwa ibintu ngarurarumuri igihe ijuru rikeye. Intera y'ahagaragara igomba kuba nibura. Ese mu ntera ingana iki? Ari ngo metero 50, mbega ngo metero 120, sega ngo metero 150, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano muri iso cy'ukuri cyanya cyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cyanya. Iki kibazo cya 18 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Araba ngo mu minsi 5, mbega ngo mu minsi 8, sega ngo mu minsi 15, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano iso cy'ukuri cyanya cyo urabona ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ujye ureba ko ikibazo cyose ukuvuyeho nikiramuka kije mu kizamura akora urahita ugikora, kuko murabizi ibibazo
biragaruka. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko isomo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B, biba bigomba gukorwa mu gihe kitarenze iminsi 8. Twari twabivuzeho, sinzi ikibazo kindi twakosoye kimera gutya, ariko batari bashyizeho iminsi 8. Kino kibazo nkeke ko gikoze kuko nari nabigusobanuriye. Bigomba gukorwa mu gihe cy'iminsi 8. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa cyacu gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umweru. Gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ara ngo isangano rifite ishusho ya T. Ukaba ugeze ku muhanda ufite ishusho ya T. Mbega ngo inzira idakomeza. Siga ngo aho batelefonera, ndeka ngo na isomo cy'ukuri kirimo. Urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko isomo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B, inzira idakomeza. Urabona ko inzira yatangiye ari umweru, igeze imbere bahasiribangisha umutuku. Hari igihe banakibajije mu buryo bw'amagambo bakakubwira ngo ese icyapa kivuga ko inzira giteyeho mu ntangira idakomeza kirangwa no kuba gifite ibirango by'amabara asate. Uzahita uvuga ko ari umweru n'umutuku, kuko kiriya kirango urikubona ko kigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Ndakeka ko urumuzitamo rero B, inzira idakomeza. Ndakeka ko urumuzitamo yandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kiro kizame cy'uyu munsi yabazaga ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburebure ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungwaho ibiziga 4 ni nuhe? Ara ngo toni 24, bega ngo toni 10, sega ngo toni 16, de bakatubwira ngo toni 56. Hano igisubizo cy'ukuri cyanya cyurabona ari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, bibuza ko toni n'urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Ese hano muri isomo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni D, abari toni 24. Utari wahisemo D nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije, kanda subscribe. Ikintu cyose cyiza ugira uhita ukibona ku gihe, ko ni cyagufasha kwajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ufite inshuti yawe ishaka kwiga amategeko y'umuhanda, basharinge zino video bajye bazibonera ku gihe, nabo binjiye mu muhare w'abantu bakora rimwe bagahita batsinda. Ukeneye kwiga ikinyabiziga, ukeneye kwiga computer, ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda, ukeneye kode, twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 ibyo byose tubigufashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza.